Tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Ferdinand Makigi, ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro Tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro giheruka twabonye ko umunsi w'Uwiteka uzaba mubi cyane ku banyabyaha mu gihe cy'amakuba akomeye. Twabonye kandi ko abubaha izina ry'Imana izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Uyu munsi turasoza igitabo cy'umuhanuzi Malaki. Reka kandi nkwibutse ko ari igitabo gisoza isezerano rya kera. Uyu munsi rero ndongera nkusubiriremo ibijyanye n'umunsi w'Uwiteka, aho tuza kubona ko tugomba guhora twiteguye kugaruka k'umwami Yesu. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana usemerera Sambirana usemerera imani yawe icyubahiro. Sambirana usemerera imani yawe icyubahiro. Sambirana usemerera imani yawe icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro Tumenye Bibiliya. Amagambo fatizo y'ikiganiro cy'uyu munsi ni izuba ryo gukiranuka, umunsi w'Uwiteka, n'inyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Umurongo fatizo w'ikiganiro cy'uyu munsi uboneka mu gitabo cya Malaki ibice 4 ku murongo wa 6. Haravuga ngo uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Inyigisho yacu y'uyu munsi iratwinjiza mu gice cya 4 mu gitabo cy'umuhanuzi Malaki. Muri Bibiliya y'Igiheburayo nta gice cya 4 dusangamo cy'igitabo cya Malaki, ahubwo dusangamo impera y'igice cya 3. Nyamara muri Bibiliya zasemuwe mu Cyongereza dusangamo imirongo 6 ihera ihabwa igice cyayo aricyo cya 4. Mu gice cya 4 dusangamo ibihanura umunsi w'Uwiteka ndetse n'izuba ryo gukiranuka rizarasa. Umurongo wa mbere urerekana neza cyangwa se urasobanura neza igihe cy'amakuba akomeye icyitwa The Great Tribulation. Muri Malaki igice cya 4 ku murongo wa mbere aravuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibi zose bazabishingwe, maze haba umunsi uzabatwika bashire, ni ku Uwiteka Nyiringa bavuga, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Ngo dore hazaba umunsi, uyu ni umunsi w'Uwiteka, ngo utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibi zose bazabishingwe. Mu yandi magambo bazashya. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 6 ku murongo wa 8 haravuga ngo nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzimu aramukurikira, nuko bahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi, ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Ngo maze habe umunsi uzabatwika bashire, ni ku Uwiteka Nyiringa bavuga, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Ibi ni ahantu bihuriye n'inyigisho zivuga ko urupfu rwica burundu abanyabyaha. Urupfu ku banyabyaha si ukwica burundu ngo byibagirane. Si ibyo Bibiliya yigisha. Bibiliya yigisha ko iyo umuntu apfuye, umubiri we ujya mu mva, yaba ari umunyabyaha cyangwa se akijijwe. Umutima na roho byo bijya ahantu h'iteka, haba mu ijuru cyangwa ikuzimu. Uyu murongo urigisha ko abanyabyaha bazacirwaho iteka mu gihe cy'amakuba akomeye, hanyuma bakurwe mu isi. Muri Malaki ibice 4 ku murongo wa 2 haravuga ngo ariko mwebweho abubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro. Izuba ryo gukiranuka mu isezerano rya kera ni kimwe n'umuntu witwa umucyo n'inyenyeri yo mu ruturuturu mu isezerano rishya. Nyamara Kristo ntiyigeze yitwa izuba ryo gukiranuka mu isezerano rishya,
kimwe n'uko atigeze yitwa inyenyeri yo mu ruturuturu mu isezerano rya kera. Turaza kureba kuri uyu murongo mu kanya, hanyuma turebe impamvu y'ibi ngibi. Muri Maraki ibice 4 ku murongo wa 3 aravuga ngo, kandi muzaribatira abanyabyaha hasi, bazabiva munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Ubwo azagaruka ku isi kwima ingoma ye, abanyabyaha bazashyirwa hasi, bazakandagirwa, bahinduke ivu. Iyo ni imvugo ikomeye dusanga mu byanditswe. Muri Maraki ibice 4 ku murongo wa 4 aravuga ngo, nimwibuke amategeko y'umugaragu wanjye Mose, ayo namutegekeye i Horebu, yari ay'Abisirayeli bose, yari amategeko n'amateka. Dukurikije ubu buhanuzi bwa Maraki, Isirayeli zinjira mu gihe aho ijuru rizaba ricecetse. Hazaza undi Zekariya nyuma y'imyaka 400, azaba akorera umurimo mu rusengero aho Gaburiyeli yamubonekeye akamubwira inkuru yo kuvuka kwa Yohana Umubatiza. Ibyo wabisoma muri Luka igice cya 1 ku murongo wa 25. Guceceka kwamaze imyaka 400 kwaje kurangira, gusa hagati aho Isirayeli yagombaga kwibuka amategeko ya Mose. Ibyo nibyo byagombaga kubabera ubuzima ndetse bikanababera ijambo ry'Imana kuri bo. Amategeko ya Mose ni nayo bagenderagaho. Muri Maraki ibice 4 ku murongo wa 5 aravuga ngo, dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Igitabo cy'Ibyahishuwe kivuga iby'abahamya babiri bazaboneka mu minsi ya nyuma. Ibyo wabisoma mu Byahishuwe igice cya 11 uhereye ku murongo wa 3 ukagera ku wa 12. Umuhamya wa kabiri simuzi, gusa ndahamya neza ko azaba ari Eliya. Ku munsi mukuru wa Pasika mu rugo rw'umuyuda wo mu Orthodox, intebe ishyirwaho nta muntu wayicaraho. Hano rero uwo batubwira ni Eliya uzaza. Ubwo Yohana Umubatiza yazaga, abayuda batekereje ko ari Eliya, ariko Yohana Umubatiza ntiyari Eliya mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ibyanditswe bivuga ko ashobora kuba yarabaye we, ariko ntiyari we, kandi icyo ni ikintu cy'ingenzi tugomba kumenya. Iyo Kristo aza kuba yarimye ingoma ubwo yazaga, Yohana Umubatiza yari kuba Eliya. Ni gute byari kuba? Simbizi, kuko siko byagenze. Icyo ni ikibazo tutabonera igisubizo. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera, Sambirana, sambirana, usemerera, imani yawe icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, imani yawe icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, imani yawe icyubahiro. Twasomye kandi ngo, dore nzabohereza umuhanuzi Eliya, umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Yohana Umubatiza si we gusohora k'ubuhanuzi, kuko yatangazaga kuza kwa Mesiya y'umukiza w'isi. Yohana yaravuze ngo, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1 ku murongo wa 29. Ibyo bitandukanye gato no gutangaza umunsi uzaza w'Uwiteka ukomeye. Muri Maraki ibice 4 ku murongo wa 6 haravuga ngo, uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iy'abase, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Ijambo rya nyuma tubonye mu isezerano rya kera ni umuvumo. Bwa mbere umuvumo waje ubwo Adamu na Eva bari mu ngobyi ya Edeni, hanyuma ntibumvira Imana. Icyo gihe Imana yavuze ko ubutaka buvumwe kandi ko umuvumo ugumaho. Umuvumo wari icyaha kandi ntuzigera uvaho igihe cyose Yesu ataragaruka ku isi. Uwo muvumo uracyari mu bantu uyu munsi. Ibyo ntibisaba ubushakashatsi buhambaye niba uri ku isi. Niba utuye ahantu inyenzi, nkongwa, imiswa cyangwa utundi dusimba turya ibyo ugerageje guhinga, umenye ko wegereje mu gihe cy'imyaka 1000.
Ikindi kandi niba utuye ahantu hataba icyaha, ndagira ngo nkubwire ko wageze mu gihe cy'imyaka 1000. Ndemera ko uramutse urebye mu isi ya none wahita ubona ko umuvumo w'icyaha uri ku muntu no ku isi muri rusange. Uko niko isezerano rya kera rirangiye, mu buryo navuga ko ari bubi, ariko kandi n'igitabo kirangwa n'ibihanura n'integuza. Gusa ndatekereza ko ikintu cyo kwibandwaho ari umurongo wa 2 w'iki gice cya 4 cyo muri Maraki. Twasomye ngo ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro. Isezerano rya kera ntirisozwa n'umuvumo gusa, risozwa n'ibyiringiro bikomeye ko nubwo izuba ritarasa hakaba hari umwijima, ko hazaza undi munsi mushya kandi ukeye. Uyu munsi turi mu ijoro ry'icyaha, aho isi yijimye. Uyu munsi bisa nkaho turi mu icuraburindi riteye ubwoba, gusa hari umunsi uzagera aho izuba ryo gukiranuka rizarasa, ndetse imirasire y'umwuka ikarasira ku isi. Izuba ryo gukiranuka nta kindi rivuze uretse Yesu Kristo. Hari ikintu nshaka ko witaho cyane hano. Mu isezerano rya kera Yesu yerekanwa nk'izuba ryo gukiranuka. Mu isezerano rishya yerekanwa ukundi, aho bamutwereka nk'inyenyeri yaka mu ruturuturu. Umva uko Yesu avuga mu Byahishuwe ibice 26 ku murongo wa 16. Kandi ni nabyo bisoza igitabo cy'Ibyahishuwe. Haragira hati, jyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Nige gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi nige nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Nige gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we. Ibi bisobanuye ko ari we mwami uzima ingoma kuri iyi si, ariko nanone tubona ko ari undi, nk'uko twasomye ngo nige nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Urumva ko icyo ari ikindi kintu gishya. Ni ibintu bitangaje cyane kuba imitekerereze n'ubwenge bya muntu byaragiye byibanda ku kirere n'amajuru. Astronomy ni kimwe mu bumenyi bumaze igihe kinini kuri iyi si. Gusa nanone kimwe n'ubundi bumenyi bwose bifite inkomoko mu kintu nakwita ubupfumu cyangwa ingufu zidasanzwe. Astronomy cyangwa ubumenyi bw'ikirere biva kuri astrology. Bikaba ari isomo ryiga ku kirere, izuba, ukwezi n'inyenyeri, kandi byerekana imyitwarire bigira ku muntu. Ushobora kuvuga ngo ibyo byari bya kera, abantu bakiri mu mwijima, aho ubupfumu n'imbaraga zidasanzwe byari bigezweho cyane. Ariko uyu munsi twateye imbere. Ese koko twateye imbere? Uyu munsi hari abantu usanga bashishikajwe na horoscope, ndetse bakazizera bikaze, kuko bareba imboneko y'izuba bavukiyeho kuruta uko bibanda kuri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ku bantu mwizera imboneko z'izuba n'ibimenyetso byazo, reka mbabwire ko biva mu bupfumu. Uyu munsi abantu barasenga Satani ku mugaragaro kuruta uko byabayeho mbere. Ubushakashatsi bwerekanye ko mu myaka yashize 3% gusa ari ababajwe ko bizera Satani. Nyuma yaho ijanisha ryarazamutse rigera hafi 40% by'abantu bizera Satani. Uyu munsi ho biteye ubwoba cyane. Hari ibihugu wasanga ijanisha rigeze kuri 70%. Ikigaragara rero nuko abatemera ko hariho Imana igenga byose bemera kandi bakizera Satani. Uyu munsi ibiremwa byo mu kirere birigwa biteye ubwoba. Bwa mbere kubera amatsiko abantu babirebeshaga amaso bitewe n'ubwiza bw'ikirere. Nyuma haje ikoranabuhanga, hanyuma abahanga bagira ikirere isomo rikomeye ku buryo usanga bashishikaye mu kwiga kuruta uko byabayeho mbere. Ibyanditswe byibutsa umuntu ibijyanye n'ijuru cyangwa ikirere. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, Samirana, Samirana usemerera Imani hakicyubahiro. 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 Muri Zaburi haravuga ngo iyo nikitegereje ijuru
umurimo w'intoki zawe n'ukwezi n'inyenyeri, ibyo waremye, umuntu n'iki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 8 kuva ku murongo wa 3 kugera ku wa 4. Igisubizo kuri icyo kibazo nuko ari umuntu ugomba kugisubiza, akaba umuhanga mu by'ikirere. Niwe ushobora kwitegereza ibyo byose hanyuma agashima akanazamura icyubahiro cy'Imana. Ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, isanzure ryerekana imirimo y'intoki zayo. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 19 ku murongo wa 1. Imana yabwiye Aburahamu ngo rara murebe ijuru, ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara, ati urubyaro rwawe niko ruzangana. Aya magambo yanditse mu Itangiriro igice cya 15 ku murongo wa 5. Isezerano rya kera rirangiriye hano muri Malaki, aho Imana yabwiraga umuntu kurangamira ijuru, kandi byiza ko umuntu arangamira ijuru. Malaki yasoreje ku kintu gikomeye cyane, aho yavuze ngo kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Mu gihe ibyo bitaraba, hari ibikingirijwe, umwijima wegereye umuntu, ariko hari ibitaraba. Hari abeza n'ababi, kandi abeza ntibaratsinda urugamba. Imana iravuga ngo rangamira ijuru kandi ntukabyibagirwe. Nshuti yanjye, ni ingenzi cyane kuba maso. Imana iravuga ngo ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira, rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro. Hano twavuga ko ari isezerano ko igihe kimwe izuba rizarasa. Hari indirimbo zivuga ku isi itegereje kurasa kw'izuba, kandi niko biri. Gusa itorero ritegereje ikindi kintu, ubwo Yesu Kristo we zuba ryo gukiranuka azaza. Uko niko azaza, kuko azarasa nk'izuba, bizamera nk'inkuba ikubise ngo ikureho abanyabyaha bose. Isezerano rya kera ni ibihanura cyangwa ibyitezwe. Mu buryo bumwe, Malaki cyaba ari igitabo giteje ikibazo kiramutse kivuga ibyacyo, ariko kivuga ku ijuru ndetse kikavuga ku mwami Yesu Kristo, izuba ryo gukiranuka. Iyo ni ishusho ya Yesu neza, kuko azaza gutangiza ikindi gihe ndetse ashyira iherezo ku mwijima w'icyaha. Umunsi w'Uwiteka uregereje, kandi azima ubwami bwe hano ku isi. Mu isezerano rya kera, Imana yitwa izuba ryo gukiranuka. Umva uko muri Zaburi ya 84 ku murongo wa 11 havuga, haragira hati kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo ikingira. Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Hanyuma muri Yesaya igice cya 60 ku murongo wa 19 hakavuga ngo ku manywa izuba si ryo rizakubera umucyo, kandi ukwezi siko kuzakubera umwezi, ahubwo Uwiteka niwe uzakubera umucyo uhoraho, kandi Imana yawe ni izakubera icyubahiro. Mbega ishusho y'Imana dufite mu isezerano rya kera. Ku rundi ruhande, isezerano rishya ni ugusobanukirwa cyangwa ukuba kw'ikintu, kandi rijya kwegera ibyiringiro gato. Reka dusubiremo wa murongo twabonye haruguru. Mu Byahishuwe ibice 22 ku murongo wa 16 baravuga ngo yewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero, nige gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi nige nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Si izuba ryo gukiranuka gusa, ahubwo ni nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Ni ibintu bitangaje cyane kuba isezerano rishya ridatangirana n'inyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Amakuru ya mbere yatangarijwe Zakariya mu ibanga. Hahise haza isezerano ryo kuza kw'integuza Yohana Umubatiza. Integuza yande? Ndi integuza ya Mesiya wendaga kuza akavukira mu mwari Mariya. Ese abanyabwenge baje Yerusalemu bari baje gushaka iki? Baravuze ngo umwami w'Abayuda wavutse ari he? Ko twabonye inyenyeri ye turi burasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Aya magambo yanditse muri Matayo bice 2 ku murongo wa 2. Gusa hagati aho si inyenyeri y'Iburasirazuba. Iyo baza kubona inyenyeri y'Iburasirazuba, bari kwisanga bageze mu Bushinwa. Abanyabwenge b'Iburasirazuba babonye inyenyeri, ariko inyenyeri yari Iburengerazuba, kandi nicyo cyerekezo bari bavuyemo. Ese ntibitangaje kuba izuba rirasira Iburasirazuba, nyamara inyenyeri yari Iburengerazuba? Ni gute abanyabwenge bahuje inyenyeri no kuza kwa Yesu Kristo? Sambirana, usemberera Imana yakucyubahiro. Sambirana, usemberera Imana yakucyubahiro. Sambirana, usemberera Imana yakucyubahiro. Imana
dusubiye inyuma mu gitabo cyo kubara, umuhanuzi utari uw'Imana Balamu mu burasirazuba bw'i Mowabu yavuze kuri ubu buhanuzi. Mu kubara igice cya 24 ku murongo wa 17 aravuga ngo, ati ndamureba ariko si ubu, ndamwitegereza ariko ntandi bugufi. Inyenyeri izakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isirayeli, izagiriza inkiko z'i Mowabu, izatsinda hasi abasheti bose. Iteka inyenyeri itandukanywa n'inkoni, inyenyeri itandukanywa n'izuba. Inyenyeri ni ikimenyetso cyo kugaruka kwa Kristo, aje kuvana itorero rye mu isi, hanyuma izuba rikavuga ikimenyetso cyo kugaruka kwa Kristo, aje kwima ingoma ku isi. Ku munsi wa Asensiyo, intumwa zabwiwe ngo Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Aya magambo yanditse mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 ku murongo wa 11. Hanyuma Zekariya akavuga ngo uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono werekeye Yerusalemu y'Iburasirazuba. Uwo musozi wa Elayono uzasadukamo kabiri uhereye iburasirazuba ugeze iburengerazuba. Uzacikamo igikombe kinini cyane. Igice cy'umusozi kimwe kizashinguka kijyikasikazi, ikindi kizagikusi. Aya magambo yanditse muri Zekariya igice cya 14 ku murongo wa 4. Inyenyeri rero ni ikimenyetso cya mbere cyo kugaruka kwa Kristo, aje gukura itorero mu isi, ariko ntabwo azaba aje kuganza mu isi. Ubwo yazaga mbere, umurimo wa Kristo wari urangijwe mu nyenyeri, si mu zuba ryo gukiranuka. Ikintu cyo kwibandaho si ivuka rye, ahubwo ni urupfu rwe. Ni ibintu bitangaje cyane kuba Yesu atarasabye ko bibuka ivuka rye, ahubwo yasabye ko hibukwa urupfu rwe. Yesu asangira n'intumwa ze bwa nyuma bitegura umunsi mukuru wa Pasika, yarababwiye ngo mujye mukorera mutya kugira ngo munyibuke. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 22 ku murongo wa 19. Urupfu no kuvuka kwa Kristo byombi biri muri iyo nyenyeri. Inyenyeri ntivuga gusa aho Kristo yavukiye, ahubwo ivuga n'impamvu yapfuye. Inyenyeri tubwira uwo ari we ndetse n'impamvu yaje. Yaravuze ngo dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye. Aya magambo yanditse mu Baheburayo ibice 10 ku murongo wa 7. Inyenyeri ivuga umuvure Yesu yavukiyemo, ndetse kandi ikavuga umusaraba. Ivuga impamvu yaje kwikorera ibyaha byanjye nawe ku musaraba. Mu ntambara zose zabayeho ku isi wasangaga gutsinda bigorana. Twatekerezaga ko amahoro, urukundo na demokarasi bigiye kuboneka, ariko siko byagenze. Umuryango w'abibumbye wagiye ufite inshingano zo kuzana amahoro, ariko uyu munsi hariho intambara hirya no hino. Abantu barwanya intambara bakazitsinda, ariko bakabura intsinzi. Mu ntambara irwanya icyaha, umwami Yesu yazaniye abantu ubugingo, kandi akura umuntu mu cyaha, ndetse kugira ngo aneshe urupfu n'imva. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 ku murongo wa 55 niho havuga ngo warupfuwe, kunesha kwawe kuri he? Warupfuwe, urubori rwawe ruri he? Reka nkubwire ko ahazaza hawe hatari mu nyenyeri, ndetse n'uyu munsi ahazaza hawe ntihari mu nyenyeri. Niba ushaka ubufasha uyu munsi, ugomba kubaho umutsinzi muri Yesu Kristo wavuze ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri gihe. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 16 ku murongo wa 33. Ese uri kunesha cyangwa uri gutsindwa? Nshuti yanjye, nta butsinzi bubonekera mu nyenyeri n'imboneko z'izuba. Niba ubyizera, uri mu isi y'abapagani gusa. Yesu Kristo wenyine niwe ugomba gutumbira. Si amahirwe, si impanuka, si imbaraga zidasanzwe, ndetse si ubupfumu. Niba uri kuneshwa n'ubuzima, niba uri gutsindwa n'imico runaka, ubusambanyi, kutumvira, ubusinzi, cyangwa se niba ukonje mu by'umwuka, reka nkubwire ko Yesu Kristo ari we gisubizo. Umwanditsi umwe yabyanditse muri ubu buryo agira ati, ahantu ntazi hirya y'inyenyeri hari urukundo rurusha byose kuba rwiza. Igihe ijoro rizafungura ikirere, nzamubona kandi nzategereza. Aya magambo yanditswe n'umwanditsi utazwi. Niba nta byiringiro ufite by'ahazaza, ushobora gusubiza amaso inyuma mu myaka isaga 2000 ishize, ubwo Kristo yadupfiraga ku musaraba twebwe abanyabyaha, kandi uwo niwe ugomba kwiringira nk'umukiza wawe. Ushobora kurangamira imirasire y'izuba, kuko inyenyeri yaka yo mu ruturuturu izahinguka igihe kimwe muri iyi minsi ya none. Ese hari ibyiringiro by'ahazaza ufite? Nshuti yanjye, inyenyeri yaka yo mu ruturuturu iboneka mbere y'uko izuba rirasa. Iyo nyenyeri niyo dutegereje, kandi Yesu Kristo niwe iyo nyenyeri ku itorero rya none. Petero yabivuzeho muri ubu buryo agira ati,
nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirusha gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Aya magambo yanditse muri Petero wa kabiri igice cya mbere ku murongo wa 19. Inyenyeri ivuga kuzamurwa kw'itorero, aho Yesu azakura itorero mu isi. Kuzamurwa kw'itorero bishobora kuba igihe cyose, kuko nta bimenyetso byabyo bizabaho. Uwitwa John Wesley yabivuze muri ubu buryo, aho yagize ati: azaza mu bihe bisanzwe mbere y'umucyo wa mu gitondo. Ntimugire igihe muduha, ahubwo mumwitegure uri saha, mumwitegure ari ku muryango. Yobu nawe yaravuze ngo igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbiranaga, abana b'Imana bose bakarangurura ijwi ry'ibyishimo. Aya magambo yanditse muri Yobu igice cya 38 ku murongo wa 7. Ariko icyo gihe icyaha cyari cyarinjiye mu isi y'Imana, ariko igihe kizagera aho inyenyeri izamurika, hanyuma nibwo azazamura itorero arikura mu isi. Ibyo bizaba ari ikimenyetso ko izuba riri hafi kurasa. Nyamara rero dusoza, reka nkubwire ko iryo zuba ari nta rindi uretse izuba ryo gukiranuka, ari ry'Umwami Yesu Kristo. Ubu rero tuvuye mu isezerano rya kera, aho ibyiringiro bihari ari ibyo kugaruka kwa Yesu, kwima ingoma ye. Ariko rero mu isezerano rishya tugomba kumera nk'abanyabwenge baje barangamiye inyenyeri ubwo bazaga gushaka aho Umwami Yesu yavukiye. Inshingano zacu ni ugukomeza kurangamira ijuru, tureba igihe inyenyeri izabonekera, aribwo Kristo azakura itorero mu isi. Tugomba rero guhora twiteguye kugaruka kwa Yesu Kristo Umwami wacu. Reka dusenga Imana. Mana, ndagushimiye ko abanye nanjye mu biganiro byahise. Ngushimiye inyigisho yavuyemo, kandi nizeye ntashidikanya ko yahinduye imitima ya benshi binyuze mu mwuka wawe wera. Gushimiye ko abanye nanjye muri iki gitabo cya Malaki, aho tubonamo ko tugomba guhora twiteguye kugaruka k'umwana wawe Yesu Kristo, aho azaba aje kwima ingoma ye. Nkweretse ibiganiro bizakurikira, ngo uzakomeze kubana nanjye. Nsengeye imitima y'abumva iki kiganiro, ngo ukomeze kubihishurira ubereka ukuri. Bisabye nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ni ingaruka tuzatangira kwigira hamwe igitabo cya nyuma cya Bibiliya, ari nacyo gitabo cya nyuma kuri iyi nyigisho yatumenye Bibiliya. Icyo nta kindi ni igitabo cyitwa Ibyahishuwe. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kurutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18. Cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti, ari rwo wa@tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.